Inshuti bakunzi ba Digital TV na mwese mukurikira Digital TV aho mwerere jya no hino mu gihugu turabasuje cyane. Bakunzi bacu rero nkuko twabemereye kuza tubahereza amahugurwa agiye atandukanye kuri telefone ndetse na computer, gusa kuri uno mwanya twemeye kubahereza uburyo kubereka uburyo ushobora guhagarika Windows update. Ndabizi neza wowe ukoresha computer uba ufite Windows 11, Windows 10, uzi neza uburyo updates z'imashini zikunda kugorana. Iyi mashini yawe mu gihe iri muri system yo kwishakira update, mu byukuri akenshi hari igihe usanga n'imashini y'iforomasi kubera ko imashini yabuze connection ngo ya updating. Gusa kuri uno mwanya ngiye kwereka uburyo kwa updating wabihagarika kugira ngo bigufashe kujya ukoresha imashini yawe neza ndetse no kumanaginga data wakoreshaga ku mashini yawe. Mu byukuri iyo updating akenshi hagenda megabyte nyinshi, kuko hari nka update imashini yawe ikenera ushobora gusanga ishobora kuba ihagaze kuri gigabyte 2, gigabyte 5 bitewe. Nk'iyo irimo guhindura Windows wifashishije kwa updating ushobora no gufata connection ingana nibura nka gigabyte 5 cyangwa 6. Mu byukuri ubwo buryo rero ndake kuri mu kazi byaba bibangamye cyane, ndetse nta n'amafaranga ushobora kubona yo kujya urugura data zingana gucyo buri kanya. Gusa kuri uno mwanya igisubizo cya mbere tugiye kubahereza mu buryo bwo guhagarika update wifashishije inzira zigiye zitandukanye. Ndagusabye rero niba utarakora subscribe uyangane kuri subscribe tuze kubana kuva ino video itangiye kugera ku musozo, kugira ngo step zose tugiye gukoresha uze kuza kuzireba, noneho nawe ujye ku mashini yawe ubyikorere, then uze guhagarika update. Nibikunanira uze kutuvugisha muri commentaire n'ubundi tuze kugufasha. Murakoze cyane. Ikintu tugiye gukora rero nta kindi, ngiye kuza mbereke desktop yanjye ukimeze. Urabona ko kuri desktop nta kintu na kimwe kiriho, gusa kuri uno mwanya ngiye kwereka uburyo ugiye kwa updating wifashisha uburyo butandukanye. Uri buze kuza ahangaha kuri start, numara kuza kuri start hano uri kubona ndi gukoza suri, wandike muri aka kantu ko hejuru wandikemo ijambo run. Numara kwandika run uze kuza ufungure run. Numara gufungura run uze kwandikamo naho ijambo services MSC, naryo urifungure. Numara kurifungura afunguka ibigambo byinshi bingana gutya. Ikintu uri buze gukora nugera ahangaha uri buze gushakamo ijambo Windows updates. Ubwo turi buze kuza, urabona ko zikurikiranye pare alphabet. Turi buze kuza muri amagambo hasi, urabona ko tugeze kuri Windows updates. Ngingi nayibonye none uraza ukirike inshuro ebyiri. Numara kuyikirika inshuro ebyiri uze kuza hano handi, urabona ko startup type dusanze mu manual. Uri buze gukora stop. Numara gukora stop uze kuza ukirikemo ufate disabled. Numara gufata disabled uze kuza hano hejuru uze muri recovery. Noneho numara kuza muri recovery urabona hano handitse take no action, first failure, no take no action, take no action, n'andi hose ni take no action. Gusa wowe uri buze ushobora kuza ugasangamo irindi jambo muri aya magambo rimwe. Nusanga harimo nka start ni urugero uze kuza uyikirike ukuremo start ushyiremo take no action. Noneho kuri start fail count after 1 urahita uza ukore apply. Hano hose wamaze kuzuzamo take no action uraza ukore apply. Numara gukora apply then ukirike OK. Numara gukora OK, iyi ni inzira ya mbere urabusoje yo guhagarika update. Ikindi uri buze gukora tugiye kujya ku nzira ya kabiri. Ikindi uri buze gukora ni iki, uri buze kuza closing ibi bintu winjiyemo. Numara kubiclosinga uze kugaruka hano kuri start uze kwandikamo naho edit group policy cyangwa se edit group policy cyangwa uze muri run. Numara kuza muri run uze kuza muri run wandikemo gp edit MSC. Iyi ngiri nayo uyifungure. Numara kuyifungura hahita hafunguka izindi zimeze utya. Noneho checking neza ko afashe local computer cyangwa se muri computer configuration uze gukirika kuri administrative templates. Noneho uze gukirika kuri Windows component.
Windows component n'ubundi uri buze kugira ute uri buze gushakamo ijambo Windows updates iringiri noneho nurikirika inshuro ebyiri uze gufungura aka gafoda kano kanditseho manage end user experience uhakirike naho numara kuhakirika uze guhitamo iringiri rya configure automatic updates noneho configure automatic updates nayo uri buze kwikirika inshuro ebyiri numara kwikirikaho kabiri urasanga harimo not configured uri buze guhitamo disabled ahangaha numara guhitamo disabled ubundi uri buze kuza ukande kuri apply then okay. Abakunzi bacu rero turabasaba niba utarakora subscribe mu byukuri rwose tubabwiza ukuri waracitswe turagira ngo tuze kugusaba kuri subscribe iyi video ntirangire udakoze subscribe then kugira ngo video zose turi buze kuzajya dushyiraho ujye uzibona utabanje kuzishaka buri kanya dushyizeho video ujye uhita uyibona mu bambere nta kindi kibazo kibayeho ndagusabye rero mukunzi wacu uze gukora subscribe tuye tukugezaho video nk'izi ngizi mu buryo bugiye butandukanye ahangaha urabona ko dukoze configure automatic updates nta kindi ndi buze gukora ngiye kuza mbisohoke miliyoni step ya kabiri turangije ndi buze kuberekana step ya gatatu noneho uze kubigerageza kuri computer yawe urebe niba koko imashini yawe yahagaritse ku updating hano twayirangije step ya kabiri turi buze kuri step ya gatatu step ya gatatu nanone uri buze kuza muri start noneho wandika ijambo ryitwa registry editor registry editor noneho uze kuryemeza nabyo niringiri riri hano hasi urifungure numara kurifungura uze kuza uhite urabona ni computer yawe urahita uza muri HK local machine iringiri urarikirikaho numara kurikirikaho uze kuza muri software ikindi uri buze gushakamo ni policies hano uri kubona ahangaha policies noneho uze kuza uhitemo Microsoft uze kumanuka uragera hano ahangaha kuri ushakemo ijambo Windows naryo urikirikeho numara kurikirikaho riraba rifungutse muri ubu buryo urabona ko izi zose ni ziri muri Windows nta kindi uri buze gukora hano rero uraza kandi na right click kuri Windows noneho uhitemo ijambo new nayo ikuzane kuri key uze guhitamo key uyifungure numara kuyifungura wandikemo window rebe neza niba byanditse nkuko nayo ndi kubyandika window update ukande ku ruhande naryo rijyemo nirimara kujyamo uze kuza nubundi kuri window update naho uhakande na right click uze guhitamo new wongere uhitemo key numara kurihitamo uze kwandikamo ijambo au nayo numara kuyikirikaho uze gukirika ku ruhande wemeze noneho naryo nirimara kuzamo uze kurikirikaho na right click new uze kuri dword bit trande bit nayo yikirikeho numara kuyikirikaho hano urabona ko isi ifunguka hano hejuru nta kindi uri bukore urahita uza kwandikamo no auto updates ndakeka uze kubyandika nkuko nanjye nabyanditse kugira ngo ibintu uri gushaka kugeraho bize kugerwaho ku munota wa nyuma ndagusabye rero mukunzi wacu iyo umaze kwandika hano no auto update nta kindi ukora uhita uza kanda ku ruhande bigahita byemeza noneho ukaza ugakirikamo inshuro ebyiri wamara gukirikamo inshuro ebyiri dword 32 bit uraza uze guselecting ino zero wasanzemo cyangwa se uyisibe numara kuyisiba ukirike kuri rimwe numara gukirika kuri rimwe uhita ukanda enter mu byukuri ahangaha numara gukanda enter nta kindi uri bukore urahita usohoka muri za application numara gusohoka muri application zawe uze gukirika kuri start
uze kuri computer yawe uhitse ukanda kuri restart. Hano uzimiriza computer ukandi kuri restart. Nyuma yo gukanda restart uze kongera checking update, urahita usanga system update yahagaze uko imashini nayo ubwayo iri buze gukomeza kuza ibikubwira. Ndagusabye rero wowe wakurikiranye ino video uze gukora subscribe, like, share ndetse na comment, utubwire uburyo ino video yacu ayibonye. Murakoze cyane, tuze gusubira muri video zacu zikurikira. Murakoze cyane rero. Iyi ni Digital TV mwakurikiranaga. Turabasabye kugira ngo mujye mubona video zacu kuri channel yacu ya Digital TV, uze gukora subscribe, like, share ndetse na comment, uze kubisangiza na bagenzi bawe. Murakoze cyane, tuze kubana mu yandi ma video akurikira.